Mu masaha y'ijoro hagana saa 5 n'igice abasirikare babiri bagiye bihuta bakomanga ku muryango yari arimo. Lorette yarasindireye yisego ari kurota, atangira kurota abantu bari gukomanga ku muryango icyumba yari aryamyemo. Bakomeje gukomanga ageze haricura, yumva ibyo rutagari byaberaga hanze. Yavugiye mu nda ati ninde? Nabo batenitwe. Kingura tuzanywe n'amahoro. Nabo ati ijoro se? Abasirikare bati kingura nta kibi kiri bukubeho. Nubwo bwinshi yarakinguye baramubwira bati ceceka kuko dutumwe n'umwami. Nuvuga ugasakuza turakwica. Dore ni nijoro abibwami bose baryamye, mu ngoro hose haratuje, ntuteze urusaku na ruke. Lorette abongorera ati none se habaye iki? Umunjyanye hehe? Abo basirikare ntibongeye kumuvugisha na gato, ahubwo bafashe urutambaro barumushyira mu maso, bamufata ukuboko bamugeza ku marembo y'ingoro y'ibwami. Lorette yari afite ubwoba bwinshi cyane, ahangayitse, yumva umusatsi umuvuye ku mutwe. Ntiyarazi ko ari kuzira. Yarakareba abasirikare atangira gutekereza ko ari bo bamugambaniye, wenda bakaba bamushimuse, ariko atinya no gusakuza ngo batamwica. We yarabanye neza n'umwami n'umuhungu we n'abo mu ngoro bose, ari we muje ukunzwe ibwami hose. Niwe wari ushinzwe gushyira umuhungu w'umwami ibyo kurya, ari umuja wita ku bintu bye. Umwami yari afite abana 3, afite umuhungu umwe n'abakobwa 2. Buri mwana wese yagiraga umuja we wihariye yashoboraga gutuma ahantu yishakiye n'icyo ashaka cyose. Aho ibwami habagayo abantu benshi cyane, hari hameze nk'umudugudu cyangwa umujyi muto wihagije wabagamo abantu batari bake. Inyubako z'ibwami zari zifite ibice byinshi birimo ibyumba by'abana b'ibwami, baba b'umwami nyirizina cyangwa mu miryango ya cyami yabagaho mu ngoro, ibyumba by'abakozi, ibibuga, aho bera inama, aho barira, aho basengera n'aho bakiriraga abashyitsi. Kugira ngo ibyo byose bikorwe neza bihore biri ku murongo, byasabaga abakozi benshi babaga bagomba gukora imirimo yose. Abantu babaga bariyo abenshi babaga ari abacuruzi, abajyanama, abasirikare, abashinzwe ibintu by'ubuhanga n'ubwenge, abahanuzi n'abatambyi, abari bashinzwe isuku y'ahantu hose, n'ababaga bahagarariye isuku yihariye mu byumba runaka. Muri ibyo byiciro byose hari ababaga bafite uruhare rudasanzwe, ariko rimwe na rimwe batavugwa cyane. Abo ngabo bari abaja. Abaja babaga ari abagore cyangwa abakobwa bagiraga inshingano zo kwita ku bintu byinshi cyane aho ibwami. Bari mu rwego rwo hasi kandi ntibabarwaga nk'abakozi bemerewe uburenganzira runaka, ariko kandi ntibakoreshwaga akazi kavunaniye ngo wenda babe barakoraga uburetwa. Babaga bari ibwami bagahabwa akazi ko gukora badafite uburenganzira bwo kuhava. Iyo umwami yabyaraga umwana yahitaga agenerwa abagomba kumwitaho by'umwihariko. Abamwitaho babaga ari abaja bizewe, bashoboraga kumurera bamukunze bakamwitaho nk'aho ari umwana wabo bwite. Ibyo bamukoreraga ntibyari kumukorera amasuku cyangwa gutegura imyambaro ye gusa, bari bashinzwe gukurikirana umwana igihe cyose. Babaga bagomba kumenya umwana mu gihe yaryamye, bakamenya igihe yigira, n'igihe agiye mu birori bakaba hafi ye. Kandi hiyongeragaho n'ababaga bashinzwe kumurindira umutekano batojwe neza, ariko bo ntibabaga bamwegereye cyane nk'uko umuja wabaga ushinzwe kumwitaho yabikoraga. Bagombaga kumumenya kurusha uko nyina amuzi, kuko nyina na se batahoraga bafite umwanya igihe cyose. Abo baje b'ingenzi cyane n'abarinzi b'umwana w'umwami bararaga hafi ye. Abenshi muri bo babaga batarashaka abagore cyangwa abagabo, ariko nanone mu gihe yabaga ari muto cyane, ho bashakaga umugore uzi neza ibyo kurera abana akaba ari we umuba hafi. Uko niko nabo muri ubwo bwami bwa Leandre bari bararezwe. Bari abakobwa 2 n'umuhungu umwe, umuhungu akaba ari hagati na hagati yari umwana wa 2. Kuva mu bwana buri umwe yahabwaga umuntu wihariye wo kumwitaho. Ibi ntibyabaga mu rwego rwo kubaho ubuzima bwiza gusa, ahubwo byari n'uburyo bwo kubigisha uko ubuzima bwa cyami bwari buteye. Uwo muntu yabaga ari umufasha uhoraho, ari umurezi, umujyanama, mbese ari nk'umubyeyi we wundi, ashobora kumusobanurira ibintu byinshi nawe atazi. Mu buzima bwa buri munsi, abakozi b'ibwami rusange ni ukuvuga abaja n'abagaragu ntibari bemerewe kuganira n'ibikomangoma. Nta mugore wo mu rwego rwo hasi wari wemerewe kuvugana n'umwami cyangwa se umwana w'umwami atabiherewe uburenganzira, ariko ku muntu wahawe inshingano zihariye yahoraga hafi ye mu buzima bwe bwose mu gihe byabaga biri ngombwa. Abo baja bahoranaga n'abana b'ibwami kuva mu bwana kugeza bageze mu gihe cyo gushaka. Umubano wabo wagendaga urushaho kuba bugufi, bakagira ubwo bibera inshuti zikomeye cyane. Benshi babaga inshuti z'ukuri, umwana w'umwami akaba atahemukira uwo muja mubaye hafi kuva mu bwana, uwo muja nawe akaba atamuhemukira cyane ko yabyubahirwaga, bakamuha icyubahiro kingana no kwita ku mwana w'umwami. Byabaga bizwi ko mu bihe bikomeye abo baja bamwe bashoboraga no gufasha abana b'umwami guhunga, kandi rimwe na rimwe bakabigisha gutanga ibitekerezo mu nama zikomeye. Ni nayo mpamvu hari igihe bamwe barushagaho kugirirwa icyizere kurusha n'abajyanama bo hejuru. Abandi babaja basanzwe bakoreshwaga gusa ku kazi, ntibabaga bemerewe kwinjira mu byumba by'abana b'ibwami cyangwa kuganira nabo, keretse gusa ari ku mabwiriza bahawe. Mu by'ukuri abana b'ibwami babaga bonyine cyane, ntibabaga bafite uburenganzira bwo kugira inshuti uko babyifuza cyangwa kubaho nk'abandi bana. Uwo muje umwe wahawe inshingano zo kumwitaho by'umwihariko niwe yabonaga igihe kinini, niwe yabwiraga amarangamutima ye, kandi niwe wamumenyaga ku rwego rwo hejuru kurusha abandi. Muri ubwo bwami bwari buyobowe n'umwami Leandre, niho umuja Lorette yabaga yita ku muhungu w'umwami. Yatangiye bifatanye na mama we wari warahageze akiri muto akamuhabyarira. Uwo mugore akaba mama wa Lorette, niwe watangiye kwita ku muhungu w'umwami witwaga Korbe kuva akivuka, akamuba hafi, akamureberera muri byose nk'uko abaja babaga bashinzwe kwita ku bana b'umwami babigenzaga. Ariko Korbe amaze kugira imyaka 2, uwo muja yamwitagaho byamenyekanye ko atwite. Umwami yaramukundaga cyane kuko yari azi ubwenge, anabasha kwita ku mwana we neza. Umwamikazi nawe yamukundaga kubi.
Uwo muja bamubajije uwamuteye inda basanga ari umugaragu usanzwe nabo baga mu ngoro. Ibyo byabaga ari byiza cyane ko bose babaga bakiri ab'ibwami kandi abana babo nta burenganzira bwo kuzahava bari bafite. Uwo mugore nubwo nawe yari atwite, umwamikazi yamusabye gukomeza kwita ku muhungu we Korube, amushakira undi wo kumufasha muri icyo gihe ari kuba atwite cyangwa se mu gihe ari kubyara akaba agifite intege nke. Kandi uko niko byagenze, uwo mugore akomeje kumwitaho, umwana yaje kubyara nyuma yaho akura ari nk'agashiki ka Korube. Ku mwaka wa 5 wa Korube, umuhungu w'umwami Leyandere, wa mugaragu wateye inda uwo muja yishwe n'indwara isanzwe. Wa mwana w'umukobwa wabyawe n'umuja ari we Lorete yasigaye ari imfubyi kuri se. Ntibyatinze ku myaka 16 ye na mama we yaje gupfa. Korube yarababaye cyane ababara kumurusha, yamufataga nka mama we wundi. Ibyo byatumye yiyemeza guhumuriza Lorete wari ubuze umubyeyi yarasigaranye. Korube yari afite imyaka 18 igihe mama wa Lorete yashiragamo umwuka. Yumvaga intimba imushengura umutima cyane ku buryo yamaze iminsi 2 yose atari ryatanywa, umwami agahagarika umutima akeka ko yashoboraga kubikurizamo uburwayi cyangwa agapfa. Korube yaragikeneye umuntu wo kumuba hafi, akaba yamuzanira amazi yo kunywa, akamuha ibyo kurya mu gihe abikeneye, akamumesera, akamukangura, akamufasha muri buri kimwe ndetse akanamumara irungo. Kubera ko yumvaga afite impuhwe Lorete, akaba yaramaze gukora nawe, yasabye ababyeyi be ko Lorete yajya amuba hafi nk'uko mama we yabigenzaga kuko bari bahuje agahinda. Iwabo barabyemeye cyane ko yabaga ari kumwe nawe yabashaga kurya akanamwenyura. Guhera uwo munsi Korube na Lorete batangiye kuba inshuti, ahantu hose bakaba bari kumwe. Iyo Lorete yavugaga ko ari imfubyi, Korube umwana w'umwami wari ufite ababyeyi bombi yaramubwiraga ati twese twabuze umubyeyi, nanjye ndi imfubyi, ndetse yatangiye kundera mbere y'uko uvuka. Mba numva nta muntu yababaje kundusha, ariko ntukababazwe n'amagambo yanjye. Ndabizi ko nawe ubabaye cyane kurusha uko umuntu yabyumva kuko ari umubyeyi wawe. Icyakora mba numva ari umubyeyi twari dusangiye. Aho mu ngoro hari urusengero, maze Korube na Lorete batangira kujya barusengeramo kugira ngo Imana ibahe kwakira urupfu rw'uwo muja. Ubuzima bwakomeje butyo, ibwami babona ko Lorete afite umumaro kuri Korube kuko amufashaga gutoza. Aho kumushakira undi muja wihariye, byabaye ngombwa ko ari we bagumana, gusa bashaka undi wo ku ruhande wo kujya mwunganira mu gihe bibaye ngombwa. Yari umugore ukuze witwaga Virane, niwe wari ugiye kujya kurikirana ubuzima bwa Korube afatanyije na Lorete. Uko umunsi washiraga undi ukaza, Korube na Lorete bakuraga mu myaka no mu bitekerezo, ariko n'umubano wabo ukarushaho gukomera no gufata indi sura ku rwego rwo hejuru kuko hajemo gufashanya, kubwirana amabanga, batangira no kwizerana. Uwo muja wundi nubwo nawe yabaga agomba gukurikirana Korube, ntiyari yakamwigaruriye bihagije ku buryo ari kumwizera kurusha Lorete ngo amubwire ibintu byose. Korube yajyaga kungana na Lorete mu myaka, ibitekerezo byabo bihura, mbese ari urungano mu gihe uwundi we yari akuzemo. Kuri iyo myaka, Korube yaratangiye kugaragara nk'umuntu ukomeye, yitabira inama za politike, ibirori by'imbere mu gihugu cyangwa imishyikirano n'ibindi bikomangoma. Abari bashinzwe kumwitaho bari baragabanyitse, hasigaye umuja we wihariye, ni ukuvuga Lorete n'uwamwunganiraga ari we Virane. Icyo gihe Lorete yarushaga imyaka 2, yahindutse umufasha wihariye birenze ibyo kuba umuja. Buri munsi Korube yagombaga kwitabira ibirori, imihango ya politike cyangwa gusura izindi ngoro z'ibwami. Umuja wihariye niwe wamufashaga gutegura byose. Mbere na mbere Lorete yabaga azi ko agomba kumufasha gutoranya imyambaro ikwiriye ku munsi runaka, akamufasha gusokoza neza kandi rimwe na rimwe akamwoza ibirenge akanabisiga amavuta. Hiyongeragaho gutegura imitako, imikufi n'ibindi. Korube ntiyashoboraga kugaragara nabi mu ruhame kandi Lorete ahari. Rimwe na rimwe byasabaga ko abafite umuja mukuru mu myaka uzi amateka y'umwami n'amakimbirane y'ibanga yabayeho akajya yamubwira. Umwana w'umwami nawe akaba yashobora kumubwira agahinda ke, uwo muja akamenya impamvu yatinze kubyuka n'ibindi. Gusa na Lorete yarashoboye. Yari umuhanga akunda gusoma ibitabo ku buryo n'umwami yabimenye ko akunda gusoma ibitabo by'amateka akajya bimuzanira. Iyo yabaga ari kumwe na Korube, byabaga ari nk'ari kumwe n'umuntu mukuru cyane, nubwo bwose na Virane yakundaga kubegera bakaba bari kumwe ari batatu. Nibyo koko umwami n'umwamikazi babaga ari ababyeyi, ariko umwana wabo ntiyabazanagaho imikino ngo ababwire ubusa. Ibyo byose yabyikozaga ku muja wamwitagaho, akamubwira ibyifuzo bye, ibyo yanga, ibyo akunda, ubutesi bwe akabugaragaza, akamwirakazaho, akamutuka, mbese akamwitwaraho nk'uko umwana usanzwe yitwara ku mubyeyi we yisanzuye. Nyamara imbere ya Sara amarangamutima yabaga agomba guhisha, akibuka kumuha icyubahiro nk'umwami. Kuri iyo myaka Lorete yarageze aho yajyaga kumushakira amabaruwa cyangwa ubutumwa yabaga yoherejwe n'abandi bantu, akanamugira inama. Uko imyaka yagendaga yicuma, umubano wabo wagendaga guhinduka. Ubwo bucuti bwabo bwari bugeze ku rwego rwo hejuru, batangiye kujya bajyana mu busitani, bakajyana ahantu hari isoko y'amazi atemba ibwami ari bonyine, Virane adahari, bagakina imikino, rimwe na rimwe bakaganira birambuye kandi babigize seriye. Uretse uwo mubano, nta cyaha na kimwe Lorete yibukaga cyari gutuma baza kumukora mu buriri hagati mu ijoro. Bamaze kumugeza hanze y'ingoro bamupfutse mu maso, bamwicaza mu igare rikururwa n'ifarashi baramutwara. Bagiye bihuta cyane bidasanzwe, bamurenza imisozi n'udusozi, banyura mu bibaya no mu bishanga. Nyuma y'amasaha n'igice, ahagana saa 10, bagera ahantu hari hubatse isoko rigari cyane bitavugwa. Aho barahageze bamukura mu igare rikururwa n'ifarashi bari bamuzanyeho, bamugumisha rwa rutambaro mu maso, barenzaho kumuhambira amaboko bayahambiriye inyuma. Umwe yaramubwiye ati, umwami niwe wadusabye kukuvana mu ngoro.
nuhirahira ukagaruka wibwira ko wenda twagushimuse uza kubona wese azakwica, ntabwo wemerewe kuzigera ugaruka ibwami na rimwe kubera yuko bagufashe nk'umunyabyaha. Lorette arira ati none se ni ikihe cyaha nakoreye ibwami? Abo bagabo banze kumusubiza, burira igare barigendera. Ibwami ho ibintu byari bikomeje kuba ibisanzwe. Umuhungu w'umwami Corbet yarakomeje gusinzira, ariko muri iryo joro yarose inzozi nyinshi cyane ziteye ubwoba. Mu nzozi za mbere yisanze ari ku musozi muremure ufite ibara ry'icyatsi kibisi, ahagaze imbere y'intare nini yamurebaga mu maso, ifite amaso ashashagirana nk'umuriro kubera uburakari buvanze n'agahinda, ariko itavuga. Iyo ntare yari ifite ishusho isa neza nk'iy'umwami ari we se, imeze nk'iyiteguye kumurwanya. Yarakangutse atekereza kuri izo nzozi, ubwoba buramwicongera gusinzira. Inzozi zindi zari ndende kandi zidasobanutse, ariko zibabaje cyane. Yabonaga aguruka mu kirere agashaka kugumayo, ariko agahanuka kenshi, rimwe agafatwa n'ibiti mbere yo kugwa hasi, ubundi agahanuka akagwa mu mazi, agashaka kuvuga ntasohorejwe. Uko yabaga ari mu kirere niko yanyuzagamo akabona ishusho y'umukobwa ari we Lorette amuhamagara. Yakomeza kuguruka amusatira, agahanuka hasi, yagera hasi nabwo akamubona, yamwegera abantu benshi cyane bakamwitambika ntiyongere kumubona. Noneho yashigukiye hejuru, yanagura mu maso, atangira kwibaza ku bisobanuro by'izo nzozi yarakomeje kurota. Ibitotsi byarongeye biramufata arasinzira, arota Lorette yambaye umwenda mwiza bashiki be bambaraga bari mu birori, aramwegera agiye kumuhobera amuca mu biganza. Yarahindukiye yongera kumubona ahunga yinjira mu ishyamba, amukurikira amucika. Bukeye mu gitondo cya kare ubwoba bwamwishe, yumvise umuntu akomandagira ngo ni we. Mbere yo kuryama yari yasabye Virane na Lorette ko wabyuka mbere yaza kumukomangira akazindukira mu myitozo. Gusa buri gihe byabaga ari ihame ko hagira umuntu uza kumubwira ko bwakeye, akanareba ko ameze neza. Iyo yabaga akibyuka mu gitondo cya kare, akenshi ni Lorette winjiraga mu cyumba cyatuje, akamuha amazi yo kunywa, akamutegurira amazi yo koga, akanamuhitiramo imyambaro myiza yo kwambara bitewe n'aho ari bujye. Uwo munsi ho uwakomanze yari Virane. Corbet akimubona yarishimye, aramubwira ati niwe nifuzaga kuza ngo nsobanurire inzozi narose. Na Lorette ajya azinsobanurira, ariko izo ngiye kukubwira ziteye ubwoba kuko nawe namurosemo ndota na data. Niwe uri buze kuzinsobanurira neza akantu ku kandi. Wenda Lorette kuko arimo hari ukuntu yari kugenda mbeshyabeshya gake gake. Virane yaricaye amuha amazi akaraba mu maso, hanyuma amutega amatwi amubwira inzozi yari yarose. Amaze kuzumva agizemo ubwoba aramwegera, aramubwira ati Corbet, izo nzozi zimeze nk'ubuhanuzi, ziteye ubwoba cyane rwose. Reka ngerageze ngusobanurire. Kurota asa ameze nk'intare kandi ashaka kukurwanya, muri ahantu ku musozi usa nk'icyatsi, ni ikimenyetso kibi cyane. Ariko ntibikabije kuko mwari muhagaze ku musozi w'icyatsi, niba kuko ari ibara ry'icyatsi gisanzwe. Kuba mutarwanye nicyo cyiza kirimo. Birashoboka ko hagati yanyu mushobora kugira ibyo mutumvikanaho, mukaba mwarakaranya, kandi kwihagararaho kwa bigatuma arakara kurushaho. Ku bigendanye n'uriya mukobwa ndumva ngize ubwoba. Umubano wanyu ushobora kuba uzateza ibibazo, bikaba ngombwa ko batandukanye. Mwana wanjye uzirinde ntuzashwane na so, kandi inama bazakugira bakubuza uriya mukobwa uzazemere. Corbet bazamumbuza se habaye iki? Ibyo byihorere ntibizaba. Virane atereka nkomeza, ariko uko kurota uguruka ni ibyifuzo by'umutima wawe ushaka kwisanzura, ariko guhanuka ni uko mu bwisanzure bwawe harimo inzitizi. Kuba wagwaga mu mazi ni ikimenyetso ko ubucuti bwawe na Lorette bushobora kugushyira mu kaga, kandi nawe ugahura n'ibibazo. Ndumva agize ubwoba pe, ahubwo itegura ujye mu myitozo, hanyuma utegereze niba uzabasha gukabya inzozi zawe. Yamaze kunywa amazi no gukaraba mu maso, amwambika imyenda isanzwe y'imyitozo kubera ko yaragiye kujya mu myitozo yo kurasa nk'uko byari bimenyerewe ku bagabo b'abatware babaga ibwami. Uwo muja ntiyamwambitse gusa, ahubwo amufashije no kugenzura ko buri kintu kiri ku murongo, kuva ku gikomere asanzwe yambara ku kuboko kugera ku nkweto z'imyitozo. Byageze nka saa 2 ahamagara Virane ngo amuzanire amazi yo kunywa. Yaramubajije ati none se uyu munsi Lorette yagiye kugeza iki gihe ntarabyuka? Kuki yaba yatinze kubyuka cyangwa yarwaye? Genda umundebere mu cyumba cye umubwira ati tube tuganira. Virane yagiye mu cyumba umukobwa yararagamo, asanga hafungiwe inyuma. Yagarutse yihuta aramubwira ati icyumba cye gikingiwe inyuma. Corbet yagize ngo nibisanzwe byo kuba yagira hajya, ubundi bashiki be bakaba bamutumye ahantu runaka. Yabwiye Virane ati ngaho ugenda umbwirire mushiki wanjye ze tujye gusangira niba Lorette adahari. Buriya araza kumbwira aho yagiye, cyangwa se mushiki wanjye muto nawe ari wamutumye abimbwire. Mushiki we Darcy yaraje aramusuhuza, bajyana gusangira ibya mu gitondo. Bari gusangira aramubajije ati none se ni watumye umuja wanjye cyangwa ni Mariso? Nawe tuwasanga ari Mariso, njye ntabwo nigeze mutuma. Corbet tujye kumureba tubwire niba hari icyo yamutumye. Bagiye kumureba mushiki we mukuru ari we Mariso, aramubwira ati ntabwo nigeze mutuma. Umusore yihuse yagiye kureba ku cyumba cye kuko asanga hafungiwe inyuma. Yabajije umusirikare warindaga aho hafi niba azaharereye, amubwira ko atahazi. Ku rundi ruhande umukobwa wakimugeza aho hantu harimaga isoko rinini, bakamusiga bamuziritse amaboko iruhande rw'inkingi. Yibazaga byinshi, akibaza ku cyaha yari yakoze akakibura. Imbeho yatangiye kumugeramo aratitira cyane ko yari yambaye utwenda tworoheje yari yararanye. Umutima wendaga kumuvamo, yibazaga ko biri mu mugendekere, akumva ataye ubwenge. Nubwo yari aharemeraga isoko ntiyarabizi na gato kuko yari yashyizwe igitambaro mu maso.
Iryo soko ryari riri mu giturage gisanzwe ririmwa n'abantu b'ingeri zitandukanye. Ryarimaga ku wa gatatu kandi kuri uwo munsi ryari bureme. Abacuruzi ba mbere bazindukaga kare cyane, bamwe bakava mu yindi mirenge no mu tundi turere mu rukerera hakiri umwijima kugira ngo bagere ku isoko saa 11 za mu gitondo cyangwa saa 12. Igihe cy'isoko nyirizina cyatangiraga ahagana saa 1 n'igice cyangwa saa 2 za mu gitondo, aho abacuruzi bose babaga bamaze gushyiramo ibicuruzwa byabo, abaguzi nabo bahageze batangiye guhaha. Byakomezaga bityo, saa sita rikaba rishyushye cyane harimo abaguzi benshi, ariko saa 7 bamwe bagatangira gutaha, isoko rikagenda ricika intege hagati ya saa 8 na saa 9, nubwo ari n'abageraga saa 11 cyangwa saa 11 n'igice bagicuruza, cyane cyane babaga baturutse hafi cyangwa bacuruzaga ibyoroheje. Muri iryo soko hacururizwagamo ibintu bitandukanye, harimo imyaka nk'ibishyimbo, ibigori, amasaka, uburo, imyumbati n'ibirayi. Bacururizagamo n'imboga, imbuto, amafi mato yo mu migezi n'ibindi. Ibikomoka ku matungo nk'amata, amavuta y'inka, inyama, amatungo nyirizina nk'inkoko, ihene cyangwa intama nabyo byabaga bihari. Nanone mu isoko bazanagamo ibikoresho byakozwe n'abaturage nk'inkweto z'uruhu, ibiseke, ibibindi, ibitebo n'udukombe tw'ibumba. Ibindi byari imyenda y'ibitambaro byakorewe mu ngo z'abantu, imikandara, amasaro cyangwa se ibirungo nk'umunyu n'ibindi byavaga kure. Abo bagabo nyuma yo gutekereza cyane kuri iryo soko n'ubwo bucuruzi bwose bwarikorerwagamo, bamusize bavuga bati abo bacuruzi bose barazinduka, abakiriya bakabasangamo. Uragera mbere aramuhambura nawe yirwanira ashaka ubuzima. Uko niko byagenze. Mu masaha ya saa 11 n'igice zo mu gitondo haza umusaza ari kumwe n'agakobwa ke gato k'imyaka 13 bikoreye ibitebo byinshi. Uwo musaza yakoraga ibitebo akabizana mu isoko akabicuruza. Abantu benshi barabiguraga, cyane cyane abacuruzaga cyangwa bagaha imboga kuko ariho bazitwaraga. Uwo musaza yazindukaga karagafata umwanya mu isoko abandi bataraza ngo hamutange. Nubwo bwose abacuruzi bazaga muri iryo soko babaga bafite buri gice bakoreramo, abacuruzi ibitebo bakaba bari ukwabo, abacuruzi ibyo kurya bari ukwabo, amatungo cyangwa imyenda ukwabo. Hari ubwo umuntu yazindukaga akajya mu mwanya wamugenewe ariko agahitamo aheza kurusha ahandi nubwo ari wabaga atahakorera. Igishimishije iyo umusaza yahagiraga, hari ubwo yagiraga amahirwe akagurirwa n'abaguzi ba kare cyangwa akabiranguza undi mucuruzi mugenzi we kuri make ntatende mu isoko. Muri ayo masaha nubwo nta matara yari ahari, ukwezi kwaramurikaga, hasaga nk'ahari kugaragara. Uwo musaza n'umukobwa we bakimubona, umusaza yaramuvugishije, umukobwa avugira muri cya gitambaro bari bamushyize mu maso no ku munwa kuva ku mutwe kugera mu ijosi. Yanaze ibitebo hirya, aramuza turi kumwe nande, ninde wakuzanye hano? Nawe tabanzanye nabumvise basubirayo, ubu bagiye. Twamaze amasaha menshi cyane banwaye mu igare rikururwa n'ifarashi. Uwo musaza yikanzemo kuko amagare yakururwaga n'ifarashi atabaga ari abantu bose, cyane cyane abakene n'abaciriritse. Yabaga ari ibikoresho by'abantu bafite ubushobozi buhambaye cyangwa bafite imyanya ikomeye nk'abatware, abakungu n'ababaga ibwami. Kugira ifarashi ubwabyo byari ikimenyetso cy'ubukire, kuko kuyitunga byasabaga ubushobozi bwo kuyigaburira, kuyivuza no kuyitaho. Noneho no kugira igare ubwabyo byabaga birenze, kuko ryakorwaga n'abantu b'inzobere, rikaba riremereye kandi rihenze cyane. Abakene n'abantu baciriritse bo bari basanzwe bagenda n'amaguru, bagatwara imizigo ku mutwe, bagatekereza gusa gukodesha cyangwa gutizwa igare ku munsi udasanzwe nko kujya ku isoko rinini cyangwa mu birori by'ingenzi, ariko nabwo bishyuye menshi. Amagare yabaga mu maboko y'abantu bake, akoreshwa n'abantu bafite icyubahiro cyangwa bajyanye ubutumwa bwihariye. Kumva ko umukobwa bamusize bari mu igare rikururwa n'ifarashi, yagize ubwoba bwinshi cyane, aramuhunga yigira hirya. Lorette yaratabaje ati nyaboneka mbabarira nkuri igitambaro mu maso, umambura amaboko, vumbwira uko bimeze, ntakiri bukubeho. Bambwiye ko bansize hano kugira ngo umuntu wa mbere uragera mpambure nikomereza ubuzima. Bahansize kuko batanshaka mu rugo rwabo. Umusaza yaramwumviye aramuhambura, umukobwa yarebye yibonda ari aho hantu atarazi na gato. Yaramushimiye. Umusaza aramubaza ati waje hano bigenze bite? Iwanyu ni he? Wakoze irihe kosa? Lorette yamubwiye ko yari umuje ibwami, ibintu byose ari amahoro, ariko akaba atazi neza icyo yazize uretse kumubwira ngo ntazigera asubirayo. Umusaza yabwiye akana ke k'agakobwa ati mujyane mu rugo mama wamwiteho, nanjye ndaza vuba tuganire. Yabanje kumubaza izina ararimubwira. Umusaza ati Lorette, nizere ko nta byago biri bube ku muryango wanjye kubera wowe. Lorette yarabimwijeje, hanyuma ajyana n'ako gakobwa kari bucura bw'uwo musaza yarakabyaye ageze mu zabukuru. Ibicuruzwa byose byari biri kuzanwa mu isoko. Bagiye bahura n'abantu benshi cyane babaga babizanye, bazindutse ngo abakiriya baze kuhabasanga. Kuva aho mu isoko kugera aho umusaza yari atuye bagiye isaha n'igice. Bagendaga baganira, birangira bagezeyo ariko basanga mama w'uwo mukobwa yazindutse kare cyane. Hari hashize nk'isaha agiye. Ako gakobwa k'imyaka 13 kitwaga Ruwini karamubwiye kati niba waje ku ifarashi yihuta nako mu igare ushobora kuba utananiwe cyane, narumvise ngo habamo umunyenga ahubwo. Ariko imbeho yo mu isoko n'urugendo ukoze uvayo ndakeka ko byakunanije. Reka nkoze ibirenge nkwereka aho uryama ubanza uruhoke. Ndajya kureba mama mu murima mubwire aza kurebe. Lorette aramubwiye ati rowe uzi ko amazina yacu ajya kuvugika kimwe. Ibyo bintu uri kuvuga nibyo, ahubwo wowe tuzibera inshuti rwose.
Rowena ati nta kibazo, ariko reka ngufashe koga ibirenge. Lorette yarabyanze ariyoza, ariko yemera kubanza kuruhukaho akanya gato. Yaryamyeho nk'amasaha 2 akanguka hafi saa 3. Yumvise aruhutse ameze neza, hamagara Rowena aramubwira ati ibwami nari umuja nkora akazi kenshi. Nubwo bwose nari umuja nakoraga akazi katari uburetwa, nagiraga igihe cyo kuruhuka. Rero sinavuga ko naniwe, nta kintu kirenze nakoze uretse kuba banzanye nyine bakanzana n'abantu ntari mbyiteze. Nubwo nazi neza icyo bampoye, uko biri kose ndi umunyabyaha mu maso yabo. Rero nkeneye gushaka ubundi buzima butari ubw'ibwami, nkeneye kubaho. Niba wanyu muzemera ko mbana namwe mu gihe ntarabona aho kwerekeza, si ngombwa ko nkomeza kuryama. Njyana aho mama wawe ari, mufashe mu byo ari gukora. Rowena yarabyishimiye ati niba wabaga ibwami ugiye kunsobanurira uko biba bimeze. Njye mpumva gutyo gusa. Aseka ati ibyo ushaka byose ndabikubwira, nkubwire n'ibyo utambajije, kuko buriya kenshi umuntu abaza kubyo afiteho amakuru. Ariko wowe kuko bimwe na bimwe utabizi, ntiwabona no kubimbazaho ibibazo. Rowena yaramwenyuye, amutiza ikote rye rirerire nubwo kuri Lorette ryari riringaniye, bajya mu murima kureba mama we. Uwo munsi mama we ntiyari yagiye mu biraka, ahubwo yari yazindukiye mu murima we. Muri ibyo bice abakire babaga barahinze ingano nyinshi cyane mu mirima minini, izakora bagatanga ibiraka ku bakene bose. Niko kazi bakoraga umunsi ku wundi basarurira abakire, ariko kagakorwa cyane cyane n'abagore. Kuri uwo munsi nyiri imirima basaruragamo ingano yari yatanze akaruhuko kuko ari bugire ibirori, asibye abakozi bose. Hanyuma mama Rowena ahitamo kujya gusarura utugano twe. Baragiye bagera mu murima, bamugezeho Lorette aramwibwira, amubwira inkuru ye nk'uko yari yayibwiye umusaza na Rowena, hanyuma umubyeyi amugirira impuhwe. Ariko Lorette yatangiye kumufasha gusarura ingano. Undi agiye kumubuza aramubaza ati none se mama, niba murangirira neza mukamaho kurara uyu munsi n'ejo, kuki ntabafasha mu mirimo yanyu? Umugore yarabyemeye bakomeza gusarura. Abandi bo bakoraga imboga mu murima bakazihuriramo bakazigosoreramo bagatwara mu rugo izimeze neza, ariko we kuko zari nke yari ari kuzikera kugira ngo nasoza zirikemo imitwaro ajye guhurira mu rugo. Ibwami naho ibintu byari bitangiye kudogera. Corbert atangiye gusaza abasirikare bose ngo bashakishe aho Lorette yabari. Umwe mu basirikare yaramwegera aramubwira ati nigeze kumunyura ari kuganira na Virane amubaza ahantu hakuru umuntu yajya, hano ibwami ntibamenye ko yagiyeyo, wasanga ariho yahungiye. Corbert ahunga iki se? Hari ikibazo yari afite muri uru rugo ku buryo yahunga? Uwo musirikare ati databuja, urabizi ko umuntu wavukiye hano abatemerewe kujya aho ashaka, wasanga yarambiwe ubuzima bwo kuba mu ngoro akigendera, ikaba ariyo mpamvu yagiye mu ibanga. Uwo musirikare koko yari yarigeze kumva ibisa n'icyo kiganiro nubwo bitari byo neza. Corbert yahamagaye Virane aramubaza ati niho wabwiye uriya mukobwa ko yahungira? Nawe ati sinigeze ngirana nawe icyo kiganiro ngo mubwire ahantu yahungira. We mbazaga ahantu hakure nigeze kugera, ibwami ntibamenye ko nagiyeyo, ndahamubwira. Ageze harambaza ati umuntu agiyeyo byamusaba igihe kingana iki n'amaguru. Namusubije ko amasaha 8 yageramo. Cyari ikiganiro gisanzwe. Aho hantu njye nigeze kujyayo njyanye na mushiki w'umwami Nyogosenge, kuko njye icyo gihe nari umuja we wihariye, kandi twagarutse yashize umunsi umwe gusa. Nta muntu n'umwe wigeze abimenya icyo gihe, hari kera cyane. Ubusanzwe kuba umuje nk'uwo yari yabuze ibwami kandi yari umuntu wihariye wabaga hafi y'igikomangoma mu buzima bwa buri munsi, byari ikintu gikomeye kandi gitunguranye, kuko ntabwo byari bisanzwe ko umuntu umeze atya abura atavuze aho agiye cyangwa atoherejwe. Corbert atekereje ati ahari umwami niwe waba wamutumye cyangwa umwamikazi, reka njye kubaza ababyeyi banjye bansobanurire niba bamutumye. Yageze ku mwami Liyandere ari we se, abimubajije aramubwira ati uwo mukobwa sinigeze mutuma kuko njye sinjya ntuma abaja b'abana banjye. Corbert yagiye no kubaza mama we aramubwira ati sinigeze amutuma, kandi ntukambaze ibibazo nk'ibyo ngo umuje ari he, njye simba ashinzwe, ujye ubabaza bagenzi babo, abagaragu cyangwa abasirikare. Ubundi se uretse umuja nta wundi wigeze ubura? Yaramusetse areba hirya akomeza kwitunganyiriza imisatsi. Corbert aramubwira ati ariko wa mugani, reka ndebe mu bantu bose mbaza abagaragu n'abaja niba nta wundi muntu wabuze cyangwa se niba ntawuzi ahari. Umwami n'umwamikazi bari bazi ahari, ariko banze kubibwira umuhungu wabo. Nibo bari basabye abo basirikare babiri kumujyana bakamusiga ahantu hahurira abantu benshi bamuziritse, kuko batifuzaga kumwica cyangwa kumugirira nabi mu bundi buryo, usibye kumukura ibwami gusa akajya ahantu kure nawe atazi. Corbert agiye kureba mushiki we Darissa aramubaza ati ubuse harakurikiraho iki nitumubura? Virane yarahagaze ari kubumva aramubwira ati uretse gutekereza ko yabuze, mbaza abaje n'abagaragu bose nawe ushaka utuma ku bandi bantu ba hano mu ngoro bose ntihaburamo wabuze aho yagiye. Corbert abimwemereye, hanyuma kuko nawe areba umwe mu barinzi bamusaba kubaza abandi bantu, akababaza niba batabonye umuja wihariye. Ku kibazo yari amaze kubaza Darissa yaramusubije ati cyambere cyakurikiraho tumubuze, kuko mama na papa nabo babizi, ni ukumushakisha mu mpande zose, mu biti, mu nzu z'inyuma, mu mirima n'ahandi. Corbert kuba yafunze ku cyumba cye n'ibisanzwe, kuko buri gihe yazaga kundeba yasigaga akinze n'ubundi. Icyabyishe no kuba amuhaye ahantu hihariye, afite icyumba nk'umuntu ushinzwe kunyitaho, buriya bararana n'abandi baja ntaba yacitse ngo tubiyoberwe. Ubu ngubu mbaza aho yerekeje, nzi n'umuntu nabaza uwo ari we. Abaje barindaga abana b'umwami Liyandere bari bafite ahantu hihariye bagenewe, buri wese afite icyumba cye, umuryango uri hanze, bigenzura mu buryo bwose bushoboka. Bo barebanaga no kwita by'umwihariko ku bana b'umwami gusa, nta zindi nshingano za hato na hato bapfaga guhabwa.
ariko iyo bakenerwaga mu bundi bufasha baragendaga, gusa abana b'umwami bakabanza kubimenyeshwa. Virane yaragarutse, wa musirikare nawe aragaruka, bamubwira ko batigeze bumva umuntu wabuze aho ari. Darcy yaramubwiye ati bwira abantu babishinzwe batume intumwa zo kumushakisha mu duce two hanze, ukoreshe n'abantu bashinzwe iperereza ry'ibwami kugira ngo barebe niba nta mpamvu zikomeye zatumye agenda, zirimo kuba yahunze kubera ikibazo runaka, kuba yashimuswe cyangwa kuba hari ibanga riremereye yahunganye. Kubera ukuntu uwo muja Laurette yari umuntu wamuteguriraga ibintu by'ibanze mu gitondo, akamenya inseko ye, akamuba hafi mu gihe ababaye kandi bakishimana mu gihe yishimye, igihe atuje akamenya uko amutwara, kubura ko byatumye amera nk'uvangiwe mu mitekerereze, abura amahoro, akomeza kugira amatsiko menshi yibaza aho ari. Gusa mbere yo kohereza ingabo n'abantu hirya no hino ngo bamushakishe, imbere haje umugabo aramubwira ati umwami aravuze ngo ntiwigore umushakisha, tuzi ubifate nk'ibyarangiye kuko umuje wo kukwitaho bihora harahari. Umuje umwe gusa w'umwana w'imyaka 20 ntagiye guhangayikisha ingoro, niba hari amabanga yajyanye akaba yagiye mu bugambanyi, ibyo biramureba ntacyo yazageraho. Wowe tuza, icyo twakora ni ukumenya gusa niba koko atari hafi aha, tukamenya ko yagiye, ariko si ngombwa gukomeza gutuma utwe hejuru y'umuja. Ibyo kandi bireba umwami si wowe. Koruba akimva iryo jambo yazamutse arakaye cyane, ajya kureba Sir Leandre ngo amubaze impamvu yo kumubuza kumushaka. Icyatumye umwami atanga itegeko ngo Laurette bamuvane mu ngoro nuko yabonaga ko umubano wabo washoboraga kuzahungabanya gahunda y'ubwami cyangwa ejo hazaza h'ubutegetsi bwe. Umwami yabonaga ko umuhungu atangiye kwiyegereza cyane Laurette, kandi agahabwa amakuru ko ubucuti bwabo bwazamutse bukarenga ku rwego rusanzwe rw'imibanire ikwiriye kuba hagati y'igikomangoma n'umuja. Yarabigenzuye asanga bashobora kuzakundana, kandi urwo rukundo yarubonagamo ikintu cyashoboraga gukoma mu nkokora gahunda z'igihe kirekire z'ibwami, cyane cyane ko Laurette yari yaravutse ku muja n'umugaragu, bakaba bari baranapfuye. Izo zari impamvu zumvikana ko batari bakwiranye, adakwiriye kubana n'umwana w'umwami. Umwami ntiyategereje ko ibintu bigera kure, yafashe icyemezo cyihuse kigoranye kandi kidasubirwaho. Yahamagaye abasirikare be babiri, abaha amabwiriza yo kumwimurira ahandi hantu, bakamujyana mu kandi gace ka kure cyane nawe atazi, ahantu hahurira abantu benshi, agamije kumukura hafi y'igikomangoma burundu. Bamutwaye nijoro nta wundi muntu babimenyesheje. Yari yakuwe mu buzima bw'igikomangoma ku bushake bw'umwami, kugira ngo urukundo rudakwiriye nk'uko umwami yabibonaga rutavuka cyangwa ngo rukore. Icyo cyemezo yagifatiye mu ibanga, abishyira mu bikorwa mu ibanga, atazi ko umuhungu we koko yamukundaga cyane, atari no kubasha kwihanganira kumubura mu ngoro. Akigera ku mwami yarakaye, yaramubajije ati niye mpamvu yatuma nashaka umuja wanjye wihariye? Kuki ushaka ko tubyihorera mu gihe undi wabuze muri ubu buryo atanakomeye cyane twamushakisha mpaka tumubonye? Uko biri kose hari ikintu uri guhisha. Data, mbwiza ukuri, sindi bukurakarire. Niba ari wowe wabikoze bimbwire. Leandre aramubwiye ati Corbe, nuwo uzaba umwami nyuma yanjye. Abaturage barakwizeye. Urabizi ko ubwami bukomezwa n'umwamikazi, ikaba ariyo mpamvu mu kumuhitamo byitonderwa. Njye ubwanjye nakwemera bikansaba igishoboka cyose kugira ngo uzabane n'umugore uzashobora inshingano. Corbe n'akajinya kenshi ati ibyo ngibyo se bihuriye he? Umwami yaramubwiye ati hari abantu badashobora kuzuza umugambi w'ubutware niyo waba basa n'abatuma umutima w'umutware unezerwa. Hari imbibi zitagomba kurengwa. Yashatse gukomeza kumubaza byinshi, umwami arakaye cyane ati hari ibintu ntakwiriye gusubiramo. Ukwiriye kumva iki kintu neza. Kutamenya impamvu y'ibintu bimwe na bimwe hari ubwo bikurinda. Mva imbere kandi ntiwigere utekereza kumushakisha kuko nabyanze. Laurette mureke ntagihuriye nawe. Corbe yapfukamye hasi aravuga ati nyagasani, nibura iyo ureka kansezeraho, kuki wafashe umwanzuro nk'uwo kumwirukana ku muntu utarakoze ikosa na rimwe? Nibura se wamwohereje aratuje? Umwami yamubwije ukuri, amubwira ko yamujyanye kure kuko yabonaga umubano wabo uri kuzamuka umunsi ku wundi. Arenze ati ntabwo umuhungu wanjye ari kuzabana n'umuja, namujyanye kure ngo mutazavaho munakora amahano. Corbe arakaye cyane ati wamwohereje he? Umwami ati kuki ushaka ko mbakubwira? Nawe ati ngomba kujya kumureba. Leandre ahagurutse ku ntebe amureba mu maso arakaye cyane, aramubwira ati va imbere yanjye, wibuke ko mbanza kuba umwami mbere yo kuba umubyeyi wawe. Ibyo uriya muja byibagirwe. Umwami yasabye ingabo zo kumushyira hanze kandi zigakomeza kumucunga. Corbe aramubwira ati sinari nzi ko wakora ibintu nk'ibi, aho kunsohora nk'imbwa kandi ndi umwana wawe, ndi igikomangoma, reka nsohoke ku mahoro. Corbe yagize umujinya mwinshi, umwotsi ucumba mu matwi. Yikojeje mu cyumba cye, afata inkota ayishyira ku itako, agaruka mu cyumba se yari arimo yiyoroheje, amwenyura, amugera imbere yifashe nk'uri gusenga, aramubwira ati data, mbabarira kubwo kuba nkurakaje. Umwami Leandre yarishimye, aramwegera ngo amuhobere, aboneraho kumubwira ko kwirukana Laurette byari kubw'inyungu z'ubwami bwose nize ku giti cye. Akimuhobera, Corbe yafashe ya nkota yihuse ayishyira ku gikanu cye, aramubwira ati hitamo hagati yo kuguca ijosi no kumbwira aho wamwohereje. Ibyo byabaga mu gihe Laurette we yarakomeje gusarura ingano, ari gufasha Rowena na mama we bari kuganira bamenyanye byacitse. Corbe akimufatiraho inkota, umwami yikanzemo ariko yihagararaho. Icyo gikorwa cyonyine cyari gihagije kugira ngo Corbe afatwe nk'uwakoze icyaha cya cyami cyo kugambanira ubutegetsi. Nubwo yari umuhungu we, umwami yamufashe nk'undi mwicanyi wese. Nta bwigenge cyangwa ubudahangarwa yari afite bwo gufatira inkota kuri se ngo bimugwe amahoro. Umusirikare yagiye gutabara, Corbe amwereka ko ari bukate ijosi rya se, asubira inyuma gato. Nawe ntiyarazi ibyo ari gutekereza, yari yabaye nk'umusazi. Leandre atuje cyane aramubwira ati nunyica ntibiri butume umenya aho ari kuko nijye uhazi njyenyine.
Abasirikare bamujyanyeyo uko ari babiri bakigaruka nahise mbica kugira ngo batazagira umuntu n'umwe umenya aho namwohereje. None kuki wakomeza kwigora ugashaka kunyica n'injye usigaye kukubwira aho ari? Colombe yagize ubwoba bwinshi atazi aho buvuye, aratitira inkota iramucikagwa hasi ahita yibukana za nzozi yari yarose. Ibyo yari yarose mu nzozi nk'uko Virane yari yabimusobanuriye byari bibaye. Yarahanganye na se bari gupfa ko yari yirukanye Lorette. Mu by'ukuri Colombe ntiyashakaga kwica se na gato, nawe n'agahinda kari kamurenze kari kumukoresha. Kumufatiraho inkota yari inamugiriye ko umukanga arebe ko yamubwira aho yamwohereje amusangeyo. Yapfukamye imbere ya se aramubwira ati data, Lorette yari ibyishimo byanjye. Lorette namukundaga cyane, yambaye hafi kubarusha nk'ababyeyi banjye kuko mwebwe tuvugana rimwe na rimwe. Yambereye mama ambera papa icyarimwe. Byari bigeze aho nimva mu rukundo kuri we. Kuki watumye agenda atanansezeye ngo nibura muhe impano izaho rimwibutsa akamaro yangiriye? Ibyo yigiraga byose ntibyari gutuma umwami atuza kandi yari amaze gukora icyaha gikomeye. Kumufatira inkota ku ijosi byari icyaha ndengakamere. Umwami Leyandre yamurebye mu maso amukubita urushyi mu matama ahindura ahandi, abwira umusirikare wari umuri iruhande ati muzirike umujyane kumufunga amara iminsi 2 yitekerezaho. Namara gutuza nzaganira nawe dutuje. Colombe yasabye imbabazi ngo bamureke batamujyanayo. Saramubwira ati imbabazi uri gusaba ziri guterwa nuko nyiri muzima. Iyo ubasha kunyica nk'uko wabishakaga nawe uri kuzisaba. Ndagira ngo nanakumenyeshe ko abasirikare bamujyanye nabishe batarambwira aho bamushyize kuko nanjye nifuzaga kuhamenya. Sinifuza kuzongera kumubona mu maso yanjye. Wishimire ko ahubwo ntasabye ko bamusiga bamuciye umutwe, nawe nunanga nkubabariye se nguca umutwe. Colombe bamujyanye muri gereza mu ibanga rikomeye nta muntu n'umwe ubireba. Ikibabaje nuko umusirikare wari uri kumwe n'umwami mu cyumba akabona ko yamufatiyeho inkota akimuvana muri gereza. Leyandre yahise amwica nawe ngo iyo nkuru y'umuhungu we yagerageje kumufatira inkota atazagira n'umuntu yisakaza. Akimara kumwica abagaragu baje bihuta bakuraho uwo murambo bajya kuwishyingura aho bari bashyinguye babandi babiri bari bajyanye Lorette. Umwami yari yarakaye cyane bitavugwa kuko kuva yima ingoma nibwo umuntu yari agerageje kumufatiraho inkota. Yatekerezaga icyo agomba kumukorera akakibura kuko no kumwica ari kubikora. Yaribugishije ati yumva imenya ndari kwica Lorette aho kumwimurira kure cyane. Muri iyo gereza ya wenyine Colombe yumvaga bimurangiriye atazongera kubona umukobwa wamubaga hafi. Nubwo batari bakabwiranye ko bakundana, muri we yumvaga Lorette bari bohereje kure ari umukunzi we aho kuba umuja we wihariye. Aho Lorette yari ari ntiyatekerezaga kuhava ngo asubire ibwami kuko bari bamwihanangirije. Mu mutima we yari yuzuyemo agahinda kuko atari kuzigera yongera kubonana na Colombe. Yibwizaga ukuri akumva ari kure y'umukunzi we aho kuba kure y'umwana w'umwami yari ashinzwe kwitaho. Naha dusoreje igice cya mbere cy'iyi nkuru, ngushimira cyane wowe uzabana natwe mu gikurikira. Dusangiza muri comment ibyo utekereza ko bitazabura mu gice cya kabiri. Ntuzacikwe.